Best Ministry. twarabatuwe rwose bose mu mwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose, cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere, dushimire ihoraho, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, buri wese twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Umva, ijuru n'igihugu cyanjye nawe cyuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu, umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije, umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu
yadusezeranije. Oh, haleluya. Ndakwifuza kuzabayo muri icyo gihugu kizira intambara, ibyago n'ingorane, igihugu cy'umunezero gusa. Gira amahoro y'Imana.